sweet past tangerine. Yeah, okay. Haya, once again. Dapurimya on the mic. You know. Nongeye bwa kenshi nagarutse kunshura kenshi nanone ko bisanzwe. And I'm thinking about you. Ndetse mugenzi uyu munsi nabazanye filime y'umwaka my friends Skin Traffic ntimugacikwe. Thinking about you. Yeah. Abantu bari bakumbuye imigeri ya nyiri imigeri Gary Daniel yagarutse. Gary Daniels yakajemo ku magare Daniel yagukiniye twishaje muri aka ngaka. Nabandi benshi cyane nka Mickey Luke, Eric Roberts hamwe na Jeff Fahey. Abasaza gusa baje muri kamwe Skin Traffic ntimugacikwe. Skin Traffic mukanya gato cyane byose tuyitangira ntago turambirana ntago biri butinde. Bano mukumbuye imigeri nyayo y'umwimerere ntimucikwe. Ndetse na abasaza abantu bakuze mu gikorwa bakoranyemo Skin Traffic. Hano mvuze ibigwi byabo bwakwira bugacya. Gary Daniels, Jeff Fahey, Eric Roberts, Mickey Luke, abantu bakuze gusa mu kazi. Hamwe na Dalili hana na Michael Madison nandetse uzukuna namwe bagiye we. Michael Madison bagukina Species yaje muri aka. Yeah. Naki bibi yadutinze iby'imiziki byo twabicuranze kera cyane twarabicuranze turabicuranga bitugera ahantu ubu tayari ni filime nyirizina. Bantu muri hanze bantu muzu yazanye ntabwo nshaka kandi muzi twaze ngo urabona ngo ihene yishingwe sinari mari my friends bateguye ngabo. Iyi filime nyituye abapfubuzi bose. Namapfubuzi mukuru Dakim kamugereho. Ngo nagakire gisumizi ngo ubone umupfubuzi. Ngo umushinga w'ubusumizi warahombye uyinjiye mu bupfubuzi. Don't have a conscience. Yes atangiye. Tabigenza kwanda raganiraga. Ntabwo turajya ku isana rya filime nyirizina gusa narivuze cyane abaciriye ku mavu. Always ask why. Bakse kwa kundi Skin Traffic. Tabigenza ngaraganiraga. Ndetse mugenzi uganira ni Gary Daniel amazina nyakuri Gary Daniels. To think that Kabongu abagabo bari bakuru bagabo barasobanutse umugabo arashinguye Gary Daniels yakajemo cyane. but it does. Sebyo zaganira inkuru yakaza akora ko akora akazi k'indyango ryengo akaza akora mugenzi nagadabaza iyo abwiye gukora akazi ntagabaza byinshi cyane ariko mugenzi nanone mukaza akora nuko nakoreka simbi vuge mu ncama cyo bivuge mu byumva babivuga ngo bibabwire mbisubiremo kugira ngo mubone ko nge ntababeshya nari nk'ababandi anga hanze no bilgo babahimbira inkuru reka nge babivuge mbivuge bone ko babivuze nkabivuga nyine nako byumve Raging Pictures nabateguye cyane. Raging Pictures presents. Sebyo zaraganaga inkuru. People might think that I don't have a conscience. Ati benshi bazikora ndemeze ngo ntatekereza. That it's all about the money. Ndetse bazikutega nkurikira amafaranga gusa niyo nshira imbere. Well, that's never been true. Ariko ntago ariko kuri. Before I do a job, I always ask why. Mbere ko ngora akaziteka byose maza nkabaza kubera iki. Before I do a job, I always ask you why. You have to keep a sense of balance. Ndetse majyango mukazi nkora habemo kunganyanganya impande zombi. It's a terrible thing what I do. Ndetse nkora akazi katoroshye nkora akazi k'indyango it's a terrible thing what I do. And it's easy to forget that. Ndetse nakazi nkora katoroshye kwa umuntu byakoze yabyibagirwa. To think that one more doesn't make any difference. Ndetse kuvuga ngo ninkora uyu munsi ntaho ntacyo iri butange kankomeze nkore na kibazo. But it does. Ariko nijyo rimwe ukoze none ni ahandi hari gihinduka no kubutabizi. And the day it doesn't is the day you've lost your soul. Ndetse ujya kumenya ko akazi ukora hano no byakomeye nicyo gihe umenya ko na roho yawe imeze nkaho ibuze burundu. You stepped off the ledge into the abyss. Yazaraganira. Time till you hit the ground. Bamugenzi ku job yabo ujya kumenya ko ibintu byakomeye imeze nkaho no kubutaka imeze nkaho byose byagucanze wibuze burundu. So there's got to be a reason. Ndetse ngo bari impamvu byanga bikunde ituma no kuri inshuro sezera. Mugenzi ku job yabo n'indyango rye ariko buri munsi ngo uravuga ngo reka nkore bwari mwenza abona mve mu kazi gusa mugenzi ngo reteka akazi gakora. Skin Traffic yatangiye Skin Traffic zinangiye iryo Skin Traffic niko bakise. The universe doesn't make any exceptions. Ngo muri iyi si ntago isi yacu gitoranya. Make sure you're pushing in the right direction. Gusa umenya ko byuka byose bikora ameze nkaho ugana mu cyerekezo kizima. Or the universe will push back. Cyangwa utabikoze isi bwawe niyo ikwisunukira.
I'm not saying that what I'm doing is right. ntabwo navuga ko akazi nkora ari akazi kazima I'll leave that argument to the philosophers. ariko nyine nkakora bitewe na philosophy ngenderaho myemerere yanjye ifite mu kazi nkora You know that some people ndetse nabizi ko ari abantu bamwe na bamwe bafata kwica nk'akantu koroheje niyo mpamvu nanjye mbasukura nkabashyira mu murongo muzima Yenza aragana aje kumugeza ku rusengero mu gitondo cya kare aje mu kazi nk'abandi bose sasa najya mugenzi we mugabo akora job nyabaki ariko job arimo araganira ayivuga ibigwi ayivuga imyato byanga byakora job yini ndyango ryo kongo mugenzi byabyivugiye janga mu rusengero mu cyakare nguje gusenga ahanga asa mu kamvirope ubwo nyine job yabonetse tayari rahaguruka yambaye neza cyane ameze nk'ugiye muri biro ariko mugenzi wawe kazi kose buri wese akora ajya amenya ko ari biro ye nanjye ubu ahangaha ndi ni muri biro yanjye arerekera atwaye BMW dalili ana yakajemo Michael Madison byose yakajemo saza cyane mu kazi Michael Madison umugabo yakagiye Dominic Swain nawe yakajemo cyane za ku ruhande aho yaje parika imodoka ye Alan Ford yakajemo Alan Ford umugabo yatumwe ari mu kijobo nk'abandi bose yambaye neza cyane rwose mu cyakare za ku ruhande Jeff Fahy yakajemo kwa kinjanga byazanye abanza amenye yikoreye ibiki na amafaranga na za passport n'ibimuranga birenze kimwe passport ni nyinshi harimo indage Indusiya inkongomani inzayirwa nuko nabyo atikoreye n'amafaranga afite ubwoko bwose amapaundi amayero zanga shamenya ko kasede abandi nako nacurange amedita atitanga ibirego byinshi yigaho ubanza umugabo atumwa ku bantu tumikiluko ndetse bakunda mu kuba yakwigwaho mu byo yiga hangaha gari Daniel harimo nyazo mikiluko mwenye sura yake Sefi Kalmel sabyenzo umuziki n'amajwi mwumva Keaton Simons mugenzi rwose rageze gucaragira aho nabateguye cyane ko yakerekeye after bumaze iminsi yigaho Andrew Demondi mugenzi rwose ageze gucacisha amashara yatunganya visual effects now Bruno Lozato company producer Delek Ron na Ara Paya bawe mugenzi executive producer Adam Davidson yarakanditse cyane umugabo yakaje nyese ageze ugendo rero cyane ubanza agiye mbari Ara Paya yabaye producer nakayobora mugenzi agira konkura neza muri London irondoro ijambo ni London ariko ntago nzi irondoro biva he ngo nyimaze iminsi ndi irondoro Mr. Vogel nyako bavugo bimwaramutse this morning. rwose ariko mu yose dufite inama yihutirwa none Is there anything you'd like? nasana cyo bashaka Yeah, same as usual. mugenzi go sanga amikiruko yaje twavugo Ekeloko A few minutes. He's on his way. hatojya go sanga hawa mukirasha agiye kugera hanga hari mu nzira Good. I've got my daughter visiting. ariko rero umwana wanjye arazakuno kunsura I don't like this kind of shit happening. ntabwo nifuza ko nkora uyu mwana w'akazi kanje umwana wanjye ari hanga hawo umukobwa ntabwo shaka kubona ibintu nkora ibintu bibi Nice and shit. ibintu bitagaragara neza imbere y'umwana ni ibintu bidashimishije imbere y'abana batoya Let's make a point if he's going to make one. ntacyo rwose niba umukiriya agiye kuza bishobotse ku mukiriya kuza umwana wanjye adahari bishobotse tubyegeze inyuma This meeting is a courtesy. If he doesn't check out, I want you to kill this fucker. ndetse rwose uyu mugingo ugiye kuzanga muri inama mwese mu mwitondere mubona atangiye kuzana amafuta ngo tumurangize mwanyumva neza I'm going to make it a point. If he's going to make a point, then I'm going to make a goddamn point. naba adafashe atavuze ingingo njye atana sasa mwereka ingingo yanjye It's with his employer. Okay? ndetse kugira ngo nabashe uja abone ko bazanye muri ikigo ryanga ntishime nyeze gusakira ahangaha mu zaka afite umwana w'umukobwa afite umwana akunda cyane mugenzi n'imikiruka afite akona gakobwa kemugeze n'akana kakobwa Oh, thank you. You ready for lunch? papa tujye kuri dasasta Sure. mwana wanjye ndabona rero job zi minsi n'indyango rye gusa nacyo rwose nakabaye nza ariko mwana basi nabaye neza Morning, Steiner. ntabwo papa mbaye neza Okay, let's go. I got one little thing I got to take care of now. afite gusanga ibintu nyenye kwitaho mwana wanjye And there, go have a drink on me. nacyo rwose kigendana na bodyguard wanjye noneho ndaza kubasanga Dad, papa
5 minutes. Bache metutano nyeboneka sibyo ya mbanga naje basenga 40 tano ni mikeya And it gets there. papa nacyo rwose ndagutegereje nyine uze ndagutegereje cyane aho najya na bodyguard wenda namwanga bodyguard uramwanga nakizira byambaye amapema makote ndabizira cyane ako nari birye aramutuka ako n'umusaza tukamugeze bodyguard umwe umurinzi we yeah You're so popular. mwana ajya kapsa n'abarakuzi azi ko rwose uri ikihebe karahageze boss mugenzi wa Rouge ko yakaje la kagali Daniel Zumnyeza zako kwa Mikiluku ndetse mnyeza Mikiluku ni boss yaje umusari umugaga ni mwenye mari zake uko yakaje umugabo aje mu kazi nako n'akazi nibwo ko kimwe gusa mugenzi yavuze akazi ke n'indyankurye akora akazi kari terrible mugenzi angaha mugenzi wa mwana w'umukobwa umwana wa Mikiluku umwana wa Vogo boss Vogo mugenzi w'umukobwa aratwite ntabwo nzi ndafite ni yande gusa mugenzi abazungu bo ne watwita ntabwo njya bigira intambara kuko bari abakire ku mutima no ku mubiri ntabwo gutera umwana we inda ari ikibazo we abara ko yungutse umwuzukuru ariko ahangaha i Rwanda uzandebera intambara bashinga mugenzi nkubwe kubwara natwite yeah mwana muzehe boss Mikiluku boss Vogo yaje mbyazanga yitwa Vogo yeah barinzi bavayo ko bakaje ngo sose barambaye no kuba yambariye bari mu kazi uyacaho kubagare Daniel uyu mugabo shatera umugeri my friend is hey ihangane tugusake urabizi ngo wizere umwana w'umuntu avumwe biri muri Qur'an muri surati jini imwe y'amajini nyine baho satse reka shaboretse hanganda bazi turabazi na mikino mugira arebye witonde Might be loaded. wasanga ari mu masasu might be loaded wasanga yuzuye iri loaded kwa boss hanga ujya dasaza unubwo uruhuru zimo ruranga arya neza cyane ujya rwose uruhu rukomeza rumere neza bari bararya nk'impinja twa potage udukomakoma hekenyikawa utungu cenge I'll stand if you don't mind. rwose mpagaze ikibazo mpamvu yo kwicara ihari Rather just sit. nacyo nyine icara ariko nashaka tugende twicaye So I'm seeing you today because your employer asked me to indulge him, so I had. impamvu musitona nuko rwose shobuja nsabye ko tubonera ko ntabwo nabyemere The answer is no. So unless you've got something, nabyanze arampatiriza ngo birihutirwa kugira ngo ngene tubonane nyuma mvure nkune nankwakiye nguze gusa mfite gahunda yihutirwa to a meeting, wavuga ikikugenza you got a name? hajya witwa nde Bradley. nitwa Bradley Well, Bradley, I'm not a very patient man. rero Bradley nge ntabwo ndi umutegezi igihe kirekire niba utamuvuga ibyo kugenza ahangaha ngo byihute ndavanga hangende mu kikugenza niki To do and let me just get straight to the fucking point. vuga rwose tujye kungirwa vuba You know why I'm here. impamvu ndanga urayizi The disc. disk CD The disc that was inconveniently misladen is now in your possession. hari disk yagiye mu nzira itakabaye cyamo yisanga iri iwawe itakabaye iri iwawe niyo nje gutora It doesn't belong to you. ntabwo ari iyawe Wouldn't sell it to you. ariko ubu ngubu ni iyanjye It's not yours to sell. ariko na muri kano kanya ntabwo igurishwa It's not yours to sell. ndetse ntabwo ari iyawe ku buryo kumva ko wayigurisha My safe. umva musore muto kuko iri muri safe yanjye muri aba mafaranga nanjye kugira ngo basubize karabaye sasa It's my house that makes it mine. iri mu nzu yanjye ndetse rwose biri no mu bubiko bwanjye ni iyanjye baraseka No, it doesn't. oya ntabwo ari iyawe And that's why I'm here. niyo mpamvu nahanganje kuyitora To give you an opportunity to return it. ndaguha amahirwe kugira ngo ibyacu bidusubize Did you return it? ye basubize ibyanyu Because you came in all dressed up and asked so nice. niyo mpamvu waje ahanga wambaye amakoti z'ingo rwose uzanga wambaye nk'umuntu wa danjura nkanga I'm sorry, son. uramyaze yumva nabi ni Mikiluku Vogo kwa mwise I'm not going to again. ntabwo nje rwose mbivuga kenshi birenze rimwe ntabwo nje kugira ngo dukine umukino Believe me, kandi nyizera it's in your best interest to just hand it over to me. amahitamo n'ayawe no kunyunguza kugira rwose umpe ibitari ibyawe bijyane Bradley, if you came in here ntabwo Bradley kumubaza nicely, niba waje ahangaha ko uri mu nzu yanjye bakabaje unyinginga ukavuga neza utaje kunkanga and over, benshi bajya byo kanaca bugufi bend over ubu mama rwose ubanza uce bugufi ko ni iwanjye araseka bamukozeho n'akaga Daniel Z ndabangutse ajya gutora imari ya boss bamutumye well, Bradley, you didn't have to get. aye ibyo ukoze ariko ntabwo byari bikwiriye byose ngo buranga nabwo yikanga The fact remains that the disc is in my safe, reka n'ahandi nubwo wabicuka amamara n'ahandi baguma CD ikiri mu bibiko bwanjye n'icyo ukibitse and if you kill me, kandi hano unyica you'll have to have a small bomb to open that fucking safe.
nunyica basaba ko gose igisasu kugira ngo sawe safe irimo ibibanzo uhaturitse kugira ngo se duyibone I don't see what I'm... kandi nuturitse aho ahiri nabwo irangirika So you're gonna have to kill me. zengo urankeneye ntago wanyica So it looks like we're at a crossroads here. I'm not gonna kill just you. erega ntabwo nebwicaye wenyine ara ni foto y'umugezi w'umukobwa we niba mutungo wa nyine mugabo asigara atunze muri isi n'umwana we nyine yibyariye. Yes, to tell the truth, I do know of you. And I know you won't do it. Yeah. Bradley, yes, to tell the truth, I do know of you. And I know you won't do it. Oh, sure, you'll kill me, but... ati rwose nakuzi Bradley ntago wakwica umwana muto nk'uriya nawe ubwo mukazi ukora bica abana bizi neza. You ain't gonna go for the girl. ndetse rwose ntabwo wahiga umwana wanjye. I know that. ndabizi neza mugeza ngo barazanye ndetse bazi ko mu byo bakora byose nta kwica abana n'abagore. You're bluffing. bo bica abantu bahanganye nabo bagabo gusa abandi bajemo ku mpande ntabwo bakoraho. Are you willing to take that chance with your daughter's life? none niyo mpamvu sasa ugiye kwitwaza ibyo byo kukoze ko mu buzima bw'umwana bwawe bushinganye nta mwica kigiye gushyira imbere. Then you're gonna die, not knowing if that gamble paid off. Listen, man, I don't believe you, but, mugabo rwose bikoze ntabwo binkanza abakozi barapfa bakagenda rwose byuvuganye sinzi n'uvana nta nubwo mbyemera. arahaguruka ntabwo baraziranye bose n'abicanyi. You know what the fuck's on that disc, do you? naranje imyezi byatse kuseda ko nawe mwereka bose bamara amaji sede ngiyo naka flash arakamuha kwa kayimuha ida ijane ariko ntaga mwiza aramuza afite abarinzi benshi. So now what am I gonna say? I presume you're gonna just kill me. Nataka basungono wancha ko birangiye. Yeah. Byatinze. Yenze byatinze. Amaze neza guca ameza ndangahe atandatu. Ndetse mwenye wa mugabo akazenze karangiye akazi kose karangije. Yaje biza kona riturira. Asigaye ari umuntu nk'abandi. Yahoze ari umwicanya tumwa. Sebye zanga hatuye. Kadisiyo niyo mbese ni nko gutura matimba. Yeah. Atuye bararani benshi abacuruza hakora ibimogi abakobwa nabo hakora badandaza amagara baruzuye zamye za kwa kwiduka ku ruhande. I'll just take the roast pork and beans sprouts, please. Ndashaka bishobotse unkorere mu maherezo angaho mugati n'intuza njyane n'amata byo kuba nifasha. Rekire cyabiri. Tanga icyabiri. It will take a few minutes. Yenze ratuje. Ntago wamenya ko yose mbyeza n'umwicanyi. Kiranga harabinshi. Urabizi kandi sifite barara benshi nagagira abantu biyenza bavayo. Ura muze umwana akopakira kamwe ariba. Bana bariba. Cyo nijanye zanangaha. Zanangasa. No. Zanangaha. Muze amutera ifi bamuta hasi. We. Witonde warareba iki? Warareba iki? Ntibamuzi ntabazi. Amagenga we. Kandi nawe usaba bitakorera tujye hanze. Baribye imyezi n'abana bakaritsiye. Mugenze gose anga muze baramwe muze ntabyera amushyira muze baramuhemukira abana baranyibye. Abana baranzegeje ababanyi ndabe babwira nako bajya babyiye abana muri musi baranyi ba amandazi imigati barajyana ntako batagize. Trouble every night. Buri munsi barazaga kaneje ibibazo bahaye bavuye akajya kujya yiya bakarwana. Mbese abana barwana muri hose bigize utuntazi. Mugenzi aratuje. Mugabo amezi abayangara atandatu wavuye mu kazi. Twawe myenzi job akora n'indya nkurye. Twatangiye ubwo myenzaga ngo job nkora. Job nkora ni job namwe mwarabyumvishe myenza bivuga utarabyumvishe ntambaze. Sasa ku ruhande. Nanga habanyekatse benshi cyane. Abadandaza amagaranga bafite bangira amazu batuyemo zana amafaranga. So what is this? Ibi ni zana amafaranga. It's cold. Yeah, muri minsi ari imbe wari ubukonje naga abantu bakigira ntabwo gishaka kugira ngo baba batera isari. Over my head. And Coco. Zana amafaranga sibyo mvuga nebiki. I want to work for it. Barabizo muri wese yinjiye mu nzu yayo tumubona nijoro akararamo utanga bitanu nubizi utanga bitanu yagwaye 10 twagabanira hagati zana amafaranga yanjye. Performance. Kazi naki uranga job usige gose zaragwe matimba ko biruzi usanga nyiri inzu araho ngaho ategereje ngo buri muri wese yinjiye mu nzu ye baramuha bitanu. This is meeting with me and her. Twitone nivanga mu byanya navuga n'uyu mukobwa nawe nivanga mu byacu nanywa neza. We Caritas shenze gusa. Door is closed. Fongo monwa.
wongera urambona It's cold. harakonje uruki ubushenzi That's what we call official word. ibyo nibyo byita kwivanga no kwishanura It follows verbal one. yenze gose karitsiye imwenyeze ne yatuyemo arayizi ni karitsiye Matimba bariyenza ariko ntago yivanga mu byabo wese areba iki niyamvuga byenze byinshi mugabo azarindwa nyari umwicanyi bamwe bagurwa batumwa mu kazi nako bamwiyenzaho yari kwera byenza ko agashyushyu ke n'intu zagiye kwinywera babijyamo kaba da abibatse baranga bande bacaho bafite n'imbunda Bet it's mine. You don't mind, do you? wowe unywa amata kavangana karnyozoke sha temanga karnyozoke ni nshyushyu In the mood for this chinky shit though. mwanda gusa dafata jana mwanda jana mwe mugabo urya mandazi sha nk'abana toro kwasa yabasubiza ariturije Fries. You don't have anything like that, do you? How about yabarebye you get lunch? Because ese bundi uyu munsi waduha ya saa sita sha ayaduha uyu munsi notugurira baramucakaza how about you get lunch from you barabwemeza ko basurikiza icyongiza cyo gusunikiriza lunch banza abaruse n'abamyenzi tara abanya Georgia urabizi hari abantu kuvuga icyongiza byanze burundu Russia Georgia Ukraine Belarus myenzi n'ibihugu byose bituye hano hamwe n'abahinde nuko n'abarabu byenzi ni atoni yavuga byinshi byazajya mu nzu ye mu ghetto ariko iyi ghetto yarasirimutse nagameze nk'izahangaha za Matimba usanga abantu baba mu tuzu hamwe uryama ugaraza ibirenge hanze kwe kuntu inzu bari ntoya sasa waje no nuko ibinutsi inkweto nka Didi ibi mbwa zakurya ibirenge nagatsumba uko ndeshye zakurya ibitsinsino business ziraha ntanga bafata inzu rimwe bagahita bapasura n'amarido ntanga abantu baragura ku biro bakagira nyira amazungu yo rwose nyiri imbiri mani job yarashinze mushinga hanga warawufite ntombaze ngo RBB rawuzi RBB abantu bari cunde bareba aracunga buri cyumba menye ko buri mukira wese winjiye mu cyumba hanga hatanga ngahe 2005 mugenzi ngo ntiyatuye nawe bararamusakuriza byumva abantu hakurya menzo bari cunde bakabyumva ariko ntagavuga ntagatu aba yiturije mugenzi niyo gato yakodesheje nta kundi barasunikana byumva hasi neza konje aratuje afite imyenzi byo yibuka byanga byakunda ari cyabaye filime sasa yenzo amunsarasa ari munzarasa banza bitaragenze neza I guess you're more afraid of my employer than he is of you. He just wants the disc. ategose cyo kutinya databuja kurushiko we bwanjye untinya kandi akeneye CD nyine databuja disk Wouldn't have killed your daughter. ntabwo nakwica umwana wawe urabizi yatinze abaye kurasa n'uwo munsi ava munza agenda asanga ibigabo mu kurasa yenza asha kimwe imbere yacu hari umukobwa ariko inyuma yacu nawe murasira mu mugenzi ndetse yaratwite mu kugwa hasi yenza ngafite negative zimwe zo muri ya mashini bita mamagarafi imwe ipima mu mugenzi ko umuntu atwite ababyeyi mamagarafi nike mashini bayita karetsira hatuyemo bamuginga we ishyura zana amafaranga ishyura se bakora yo none tanga amafaranga zana amafaranga ishyura zana amafaranga ngaro wacitse ni mukamana cari rukanga yanga munabare barangije munabare karetsira ha ngena hangasi wa muntu yakuraje none waza gutanga amafaranga afunguye nayasubirayo bafungaho mugenzi ni ku magare Daniel ntagavuga Daniel Bradley ko yaje yitwa batakone ndajye cyamaze cyane nakara tugende bajyana umukobwa yareba navuga byinshi siganga hembe shutana rekana tujyane barabebetana afite umushinga bize bakodesha inzu yabo uraza mukicundeba ukabishyura babita abapimpu mu cyongereza ko ganyasa arababaye ahanga bari binyaze muri London mu Bwongereza nta nubwo ari iwabo n'abarusi y'akazi
abaginga akazi beshaza n'amafaranga sega muze ngo muturusha ubwenge karamucira urabizanga tukubikiranga muntu passport yawe twe tuyifite ntago bataha no bizi neza cyangwa uzataha ufungwe zana amafaranga cyangwa uze wongere natwe duhereze twigirire yenzo byose arabyumva yari tuje byose yarakonje umunsi nyeze hasi yo mukobwa ateye gukonjanga nyeze bana barababazwa abireba byatinza vayo muri karitsiye yatuyemo twakajanga haraho yinjiye Kamugezi yakinjiye arabugeze yinjiye aha mneze arababazwa aricunirwaho ku mbaraga n'abakobwa bireba haraho yinjiye uko yakinjiye yewe arasotse hanze bamujugunya hanze harubaziye ko yakabinjiriye naka Gary Daniels nyiri mijeriye namangumiye Gary Daniels kumagare Danieli yabinjije tayari namwe agasuzugo k'ibirara byahanga barara bigize akaraka jyahe ari cyama kuzakwe ncuma mu mutwe ikigo ry'ikinkubise cupa cyaco arabahwanya baramu nago bamuzi ravuna ramena hangaha dore rogi no namarido gusa bataramye zakona bimoji bakora job kumbaraga laka Gary Daniel Gary daguruka can stand up bahana tambe agasuzuguro kabo dambiwe gasuzuguro kabo Bunda sivayo bamwiteje Bunda yarayize Nadoma hano arakamwiyongoje ndabona kagashoboye urashoboye sasa ushoboye nabara gushobora dodo umuntu acamudoda ramudoda utagaruka kana ndeme yaramwemeza burundu shenze gusa nta cyapfa nabo gusanza agasuzuguro kabo araryama nta gasinzira bararaba bamusakuriza abangaba bari banamwe ibyo mwaka yo kurya saa sita ku mbaraga yararushakaza nabwo n'urutindi telefone yangane ko fibyo bikeneye ibyo byihutirwa ariko misali ikintu nyose atavugishije bakora abakobwa ja hasi hano kuri police muhagaza nanga ambulance muze mutabaranga amatimba ibintu byakomeye bwose umuntu yishundi mugiye va mu ambulance arakupa yatse mukamana namukurikira There's an ambulance on the way, she'll be fine. Nagose muganye na police yaje gose mwako mwese bafashe nyina ki nagose mvarafashije tujyane Not be here when the police come. nago magaruka police yaza nago magaruka byiza karuka kajanga biteme muri hizo mu Bwongereza Go where? nago magaje hese ndajya he kwa natari ni wacu Look, you will not help me before. abana nyine wamfashije na mbere hose barabanza gufana gusa nyine uramfashije nyine komeza umfashe Imana izaguha umugisha akareba ibyazo bizakora sohoka barasohoka meze nakana kaho kamana gatufasha bagasutse meze ko yagize vuba vuba afashije neza agende polisi geranga munyezo yigende baramukurikira nabarara sasa yinjiye mu matware y'abarara baramwomeka sigabangirije tabakurikira aye munabare ndahiye ya Gary Daniels yari aratuje yeza riturije aragonga nambabazi ibingibi bakora subwa mbere bikoze nibyatinze urabizi abagera hano birangiye barahageze ni polisi kiranga batabarwa bakometse barabatabara babitaho gusa bapfuye imyenzi ni benshi shinge ni byinshi bajyaga bageze batera bakoresha ijobu ndetse imyenzi nako nafande yarahageze nafande n'abashinzwe iperereza n'abapolisi n'abagenza cyaha barahagera ahanga bapfuye ni benshi. Somebody wasn't happy with the service. How many dead? 8 Gov. Hano abantu bapfuye gusa bishagaragara yari umuhanga kuko ukuntu yarwanaga ntago ari iby'abantu civile basanzwe.
banza uzana n'umusirikare. Shit. It gets worse. Bamukeka ko wari simbizi musore singwe cymusore muto gusa uyu nguyu byanga byakunda ni demob kuko na farapi mahonyine mu ciciro honyine. Whoever did this really didn't like him. Well, not that I did myself. Still. Iyi nzu ahangaha nta kamera nta nta muturanye wabaza makuru gusa abanga n'undi ari maze kubose ari birarabishwe bishi bisambo. They said I'd never seen him before. Ndetse gose abakobwa baranga bavuze ko ngo umuntu ajanga ngo gabiri baramubonye. Well, I have a feeling she did. All right, look. Usual drill. All right. So get a full description. Nacyo gose bigira ibanga abanze menye iperereza byose bigenze gake mbere yuko gose utanga sana makuru nebe nabarenzeho nta kibazo. Bet the punters didn't know about this. Byo gusanga ku kamera ari muhanga mu nzu mu byumba 8 muri bwa burogi myiza ko babonye bimwe mashusho yayo wateye hanga gusanga musenza isura. All right, look, get this issued, right? Nacyo gose kikano kazi kango rero musemutuka kurikirana urumva umenye umuntu inde bajanga aha umushaka makumubonera ndumva. Find out who that is. Umenye umugingo wari we. Ume raporo. Thank you. Twakagiye myoza ko rwose na mukamana arashima cyane. I know every girl will never be traumatized for that. Yewe urakoze kunyijije maze Imana izagumisha sibyo? Bastards. Biriya bigoryi gusa. Every bullet. Amasaso so barashi. You see your name? Yarakwiriye. Okay. Can I ask you what is your story? Ese nakubaza ikibazo nawe. You can ask. Nacyo mbasomye zagavuga menshi. I will not get the answer. One that you. Ese uransubiza nanjye rwose ndagusubiza. Uranaye ko nacyo mbasaba. This is not the end of it, you know. Urabizi ko kano kazi wakoze atari akazi bidahita birangirira ngaho ibingi ubukoze. They won't let you just do that and walk away. Ese ubikoze icyo ubikoreye iki kandi ukaba umuhanganya ari bisambo ari birara? Yeah, I know. Ndabizi ko katari birangirira hanga navuga menshi. I can help you. Nako nagufasha. Know a little bit about that. Bano bagabo gose ndabazi kushiko bazi urumvanye nagufasha. Rero ungumanye ngiye gose ungumanye ngiye ndituru fitsinda twabariya bose twabayitana. Tell me everything you know. Nacyo nembwira icyuzi cyose rero mu makuru yose. I need for you to help me find my sister. Nyine nzi byinshi usanye byango navuga bucye bisembe kugiye nawe gatujugunya nkigiye nanjye nyine. I have not seen her for more than 1 year. What happened to her? I don't know. Think she managed to get out, find her way home? Ati gose najanga zanye mu vantu mwanje mu murumuna wanjye gusa we hashize umwaka wose tutabona nawe sinzi ko byagenze. No. Oya ntago arataha ndabizi. Other place, like you just seen. We both end up meet. Yavuye ahangaha ntago tonye kwana zikonze kubyanga byako nanzongera nkabona nanga mu Bwongereza nzongera mubona umunsi umwe. Look, if she's alive. Ako ni muzima. Alive? Yego nyine ni muzima. She's alive. Tugeze bwaje hanga baje kuba akazi birangira akazi bari baje kuba bataka bahaye ko gukina filime bigeze banyuma bagize ngo za maraya undi bari bazana kumujyana muri umuntu w'umugezi uyu nguyu webwe yari akana gatoya myaka 12. Why we stop? I need to make a phone call. But it says Unless you want to sleep in the car tonight. ntago asinye maze magane mbone tugende. You pull over because you don't want to break the law. Impamvu paretse nuko banze kugira ngo renge ku mategeko ari agenga igihugu cyacu sibyo? While driving. Urabizi ntago telefone irimo kutwara imodoka sibyo? Bajyaza kure bigeze ku murongo w'akazi ndetse bigeze amategeko ntago ajyarengaho. It seems alone on our Bigeze byatinze bigeze amagakono ku ruhande. then kill Zagamagaye Laka Eric Roberts mazina nyakunyuze rero kajemo. of women. Yeah. Hello? Yego. I need a safe house. Nyeneye ko mu safe house mwiza ko magana mu ndemeze nkaho yizanye ko mu inzu irinzwe. I know. Ndabizi shana nakubonye. I was surprised to see you're back in business. Nate gose ntangajwe ko ugarutse mu kazi. Charity work? Uje kwanya gose gufasha. Well, you've gotten sentimental. Nabanya gose ko ngo warwanye wakubise abantu bose wabazengeje ngo polisi yose mu kuhiga y'umugi. 423 Eastwood. Inzu nguha ndakurangira hira ese yakuryanye mane hiri ahantu hitare ku rupango zigutya rwose hafi y'intuza hafi y'umusigiti. Now that you're back from vacation, we'll be in touch. Ndetse gose ugira ibihe byiza byo kuburuhutse unagaruka mu kazi kacu. Yeah. So, who was that? None avuganaga nande? My dad. Yari papa. How is he? Yesu kameze ate? Papa daho. Yeah. Yesu kagamwe za kunwe zinde wese amagara bandi ku ruhande. Active again. Umuginga agarutse mu kazi. Bye. Umutunganye. Ahari ndabarangiye adresse ni kuryanya mu Musange. Nezi yakada kunyeza ko nagakobwa ni kamukamana. Yatse bya safe house. Inzu byose meze ngo yizo inzu irinzwe. Inzu yaba arimo yihishe yitsimbye. Yeah.
kwa akajanyeza abana bari hakona Mukamana binjiye mu nzu indani we ntabwo yizera agiye hose nabashe buja nabizera ye data mbeke inzu nini uzi ko uri umukire Nice taste. hasi yuko kuburi kigo cyo gomba muri ghetto kandi ufite inzu ngizi nini we bivuga byinshi inza banza yisake kandi uko ninga gasozi kamenyere kunkuru umugi zakabanye nyinshi There's a room upstairs you can nacho jya hejuru ni uri buraro ni nawe uri bo yifashiriza muri kano kanya take a shower, whatever you gotta do. banzo noge witunganye I take mbega byiza gataka kavano gataka barusa areba nta soni nta kikamba rusa gataka zamuka Kitchen. ko garahanga Sit the dinner. saya ngiye guteka ubwo uransanga mu gikoni arazamuka cahe nya neze byatinze nibwo sanga atunganya teka kavayo neze nagakobwa Cans and frozen sticks. Sabye nzera tuje nta muryango ntacyo bafite abayo wenyine yakoze byinshi byamuteye guhamuka umumyazuge gose yibera ha wenyine yiturije kwa yagatetse byose ni deburiyage ese ubundi urinde What do you do? ukora iki I cook. ndateka Badly, but nteka nabi gusa I eat. ndabirya nyine biraribwa This is food. ntego shudurwa gushuje gutekura umuhanga Old family recipe. nawe umuryango wawe yanagufite umuryango yanagufite kwishimira I don't have a family. nta muryango ngira I'm sorry. bihangane nanjye mfite umuryango mfite mama na bene wacu ariko nyine bose ntago tukibana What about your family? kandi uwo muryango uba hehe ko mutabana baba hehe Jessica and I were very close. iwacu nyine nabataye mushubati njya kuza mu mujyi Supposed to. nari naje gushaka akazi ngo Kigali ngo hari akazi karabonetse je mu gukina amafilime no kuririmba Because ntibyagenda neza I am her big sister. nyine mfite naboze na murumuna wanjye ubu nyine ndahangaha nta kinyuri iwacu nta n'ibyangombwa byanjye bansubiza mbese mu byarancanze Try to eat. Get your strength back. nacyo nyine banzurye mugenzi kararira sibigenzi baje ahangaha bagiye bayijije akazi birangira aba bakazi mugenzi babacuruza bibaho mugenzi henshi si byaraje ku isi henshi nanone abantu babeshya bane ngo nzagwa job ngo ngujyane Buganda ubone job kisanga uri Kenya kandi cyane cyane mugenzi ku bakobwa zamye zakwa ku ruhande azimye gusa ko nagafoto ka murumuna we yabuze kuva bazanga muri uyu mujyi bageze mu mujyi wa London baratana burundu hashize umwaka do tamye gusa abunye zakona karaya kameze nk'agasazi ni ka Mukamana do bamuta Jessica ni murumuna wanjye nakana gatoya Jenzi rero baje nakana gato cyane imyaka 12 banze tanagera Jenzi byara muri iyi kubona akana kangana gace k'umugezi bakakajyana byanga byakundana abahemu n'abatindi urakajyana umuntu mukuru ushaje uvuga ngo njyanye umuntu mukuru wenda wekeri ntaho agiye nahavuye arakuze ko mwana muto yakwebye nzira babaje natarata nyihoreza sasa abantu ngaba habe yihasura umugi n'akazi nka kariya kumuhoza ni nko korosora byukaga sasa ngamo cyakare kubyuka yabyukiye ku muziki mugenzi uzaje muri rayizi azo babika sasa ngaha do nawo ndebe ko babaye ari hati cyo kunywa ari ku muziki arabyina inzusiye kuzungaranga aha yikanzemo harabinje mu zindani aho bari arabyina ngaite fresheri harababaziye ubanza boss wamurangiye inzahiri nawe ugamuhiga urabiza ari job uvamo ugasanga uvuye muri job gusa job ugivuyemo n'indyankurye bakiguhiga ko ari byinshi uzi yavuye mu kazi arabinje mu zindani ko bakaje bajya mu gutwi urutwe masasu menshi cyane mutwe n'abandi bayo mu cyiciro honyine umukobwa karamuruma nawe gari ndabangutse ndamwihera tugende ngana nagweze twanga tugende nuguhunga twagasohotse muri safe house indani beremo twabibonye nta bindi birenzeho navuga bapayo nyanzungu yakaje nyana maze kuva ahandi
Kugeza avuye muri safe house. Police? Basi barandi bande simbizi. Joder. Musari police simbizi. Simbazi. How did they know we were there? Basa gutabanya ko muri iriya nzu. Trying to kill us. Kuki bashaka kutwica? That's what I'm gonna find out. Kandi nicyo nshaka kumenya muri kano kanya bankora giki. Ya, musakagiye bamukurikiye. Baje ari benshi muri safe house. Abayakiye baramukurikira tayari. Havuye akurikirwa. Yayikuba. BMW. Yatwaye. Bandi bakurikiye. Zanga muri Kasenda City muri parikingi. Parikingi. Nabayobya. Bayoboke ngunguru parika nabi. Ye fata ko nimbunda. Kazi abanyavana mu nzira. Imwe n'igikorwa. Bunda arayumva. Sasa myaza konkwani byatinze. Hangara abazaga. I would like Kumugezi gose yakagiye myaza ashaka gusobanura baruhuke mu bwa mbere. coffee. Ye mwaduha muduhe bishotse icyayi n'ibirayi. Birayi byokeje muzani. What the fuck was that? Bira byari iki? Samyaza gose akuni ndaya mumeze emenye ko abayihoraga iki. Who are those men? Bari abari bandi. Why are they chasing us? Neza kucyama kudukurikira dushaka hiki. Nasubiza. They are chasing you. Cyangwa bakurikiye wowe. Who are you? Urinde. Neza akuni imbeshi yamuzi imenye bari kumwe nande imbeshi yamuzegereje. Chasing us. Baradukurikiye. Nashaka hiki. They are chasing you. Cyangwa bakurikiye wowe. They are chasing you. Bakurikiye wowe. Who are you? Who are you? Uri cyande? I told you. You wouldn't like the answer. Nambwiye gose mbere hose nivuze watinya yo nagufite kumenya wundi we. Umugabo arabizi ko yivuza hanga mukobwa yakwikanga. What can you tell me about Jessica? Ese wambwiye ibyo nyina Jessica muri nawe bajyanye bashimuse wabuze. Not from the captors, from the girls you were stuck there with. Wenda mbwiye niba afite uri n'abangana nagusanganye nawe menye aho nawe tumushaka basi mufashe. In a small flat provided by the agency. Je nyine twaraje bavuga ko ngiye gukina ngo muri filime ngo nyine ngo filime zino bakina muri nuza ngo agency bitango ni African movie. Nyine ngo bakinisha filime. When one girl move out, the next move in like a production line. Nyine nanyine yari gukina filime yabo bari bo nyine baduhuza nyine n'abandi bafite kuzicuruza. When I get put to full time, as they call it, then Jessica get taken. No turaza nyine avuga ko nyine nzakinamo ngo amasene gatatu muri umunange avuga ko azakinamo sene zigera kuri zingahe. School house. Nyine no ngo nakina ngo akina ngo aba amashuri yabo ngo bakibakinyi babamo. Byo nabyumva. I need for you to find out. Nako nyine ko basumfasha wowe nk'umuntu ufite uzuye umujyi wafasha ngo mwene wacu yagiye. This agency. Nasanga barajye mwaje gukina muri iyo agency. What was it called? Bayita ngo iki? Capital. Bayita ngo ni African movie. What branch did you work at? None wowe mwari muri branch yayo yahe Nyabugogo mu mujyi cyangwa yirwamagana. Paul Hamilton. Twete nawe bita muri Hamilton n'agace. He worked out of a Ni ishami ryabo ry'Ikabuga. So, what is your plan? You just none se ko mbashije barapanga cyangwa gusa ko nembishije zimeze nk'abasazi kwa kumwe ibimujyo bameze nk'ibisazi do gasa gatajya guseka when there and nese ko nyumvishe gusa tuvuga ko giye gukora iki. Where is Jessica? Sajya uragenda ubwire babanyiri iyo company ngo Jessica ari hehe bamuguhe. Something like that. Yego niko bimeze ndajya mu babaze bamubwira hari n'umwana mutoya baramumpa. Bararya mugeze gusa ko batumije ibirayi baririra. Byatinze zakurwana byeze muri Africa ni movie. Abaze niba hanga abangaje abakinnyi ba filime bakabura burundu bigenda bite ko abaje gukina filime ari babiri umwe yisanze basiga bamucuruza undi yakisanga baramubuze Sibyo gusanga bacabigeza ku ndukobwa duto cyane usanga dukine filime ubwana bw'imyaka nk'ingi babwashyushye bukeneye kujya kugeza bumenyekane ko bizi kubaka izina su umukino
bwose burahinda ngo maze nagaragaye mu filime bita runaka za ku ruhande. Is Paul Hamilton here? Ese boss anga habita Hamilton arahari? Do you have an appointment? No, I don't. It's concerning Jessica and Anna Peel. Je kubaza gose bijyanye n'abantu bitwa Jessica na Anna Peel. Brother, Mr. Hamilton. Ni musaza wabo bombi. Agent. Nyine gose mvugane na nyiri company ari we boss tuvugane. Light on their whereabouts. Okay, take a seat, please. Nacha gose handabwe muzene bahari azamugeze gose kwa boss. Nyazo nyiri company. Yenza arafasha. Ndetse nta kandi kazagikora sigaye amafaranga akoreye kera yari iturije. Muzabonye muzeye cyizere. Nyiri company. Uraho. I'm Paul Hamilton. Ningiye muzehe Paulo Cyizere mwene Sauli. Karibu wanjye muzehe barinjira. Icara nawe uje gukina filime, uje gukina kumenyekana. Take a seat. Chariri. Muzehe. How are you today? Uraho. Actually, it's been a full day already. Turaho rwose umunsi mwiza. I know how that goes. So what? Ni byiza rwose none. Nabafashe ikigo ngiye nyira ahangaha ko muje wanjye mumbwire ndabakira. Rachel mentioned something about Anna. Nanimubaza bijyanye n'umukobwa bita Anna. Yes, well, you used to be Anna's agent and bambwe ngo waze uri ushinzwe ari we man who's my agent wa Anna. I believe. So I was hoping you could tell me exactly where Jessica Peel is. None wambwira hano Jessica na Anna ko ari bavandimwe ko kandi abashiki banje aho babaherereye. Well, I'm sorry, but we no longer represent Anna. She's no. Rwose wihangana abakobwa bangaha ntago hano tubakinisha filime. Was with us for a few months and then she left. Umwe twakoranye anga amezi make aravanga aragenda. Job and a new agent. Yabonye akazi mu yindi company yakinisha filime nk'ibyacu ariko nuko. Worked her notice, was paid, and I haven't heard from her since. Ndetse gose kuva yajya ngo tonye ko twavuga ngo turabonane. I think you're misunderstanding me, Paul. Nako se muzane cyo kushamaje ko urimo kumbesha. Right? Jeza sasa kumuzehe. Misunderstanding me. Ariko kumeze nka ibyo mbwira bidafite bihuri. Can't call you Paul, right? Huh? So bitamuze Paulo Cyizere ushinzwe iyi company. I know where Anna is. Anna ahari ndahazi nukuvuga ngo nagomba gikwana ndetse mbwa yaragiye. She's sitting in a car just down the road. Ndetse Anna ari hano hasi imodoka naje tuzanye. Yeah, that's right. I took her out of that cesspit you had her in. Ndetse namuvanye mwamushyize mu kazi jya gukora akazi kabi cyane kadashimishije ku mukobwa ngana kuriya. I want to know where Jessica Peel. Ubwo nyene menye sasa ahari mushiki wanjye muto bita Jessica Peel. Where the schoolhouse is and if she's there. Ahango vuga ngo mwamujyanye ngo agenda ngo yige ngo gukina filime no kugiraho mwamujyanye ni hehe nyine mamenye. I don't know who you think you are, son, but you got the wrong fucking guy. Sasa anga Cyizere ko umuntu wamureze no kwikarakaza azanya ko gutukana. We musore shaka sha wabye sha. You're coming into my office. Urazanga muri biro yanjye. Asking me about some fucking slut. Hokambaza ibintu bijyanye n'imbeshu z'amafuta about some fucking slut. Know where she is? Wamaze imbeshu ngo sinza hiri kandi uhazi. Ujanga kunyenesha nje simbishaka simbyemera. Get the fuck out of my office. Toka mbere yangu Karitasi shenzi. I lose my temper. Cyangwa ndakara ubone ko ndakara undaramureba yitonza vana mashini mbundi imbere na silence. Pulling a fucking shooter on me. Uraganga ngo wandasa jewe. Back it up, son, if you're going to pull something like that. Cyangwa ntago ugiye Cyizere mwene ngaji ntago zisha. I can assure you, I'm a bit better at this sort of thing than you fucking are. Ndetse nakagose ko ndewe ndenze cyo amujinga we Karitasi arigaragambye abantu b'umunwa arayimutunga. Sasa ku ruhande mwemeza mushyira hasi no musaza Where the schoolhouse is. vuga iyo nzu muvuga abana bajyana ngo bagiye kwigamo gukina byo bakina ni hehe. No, I don't know. Tell me Vuga. where Jessica Peel is. Vuga aho Jessica Peel ari hehe ne. Is. Aramuniga Western Park House. aramurangira Park House. uramusanga hafi y'isoko hafi y'isoko rya Nyamirambo niho batuye. You sell women, children, Mukurisha abagore n'abana. slavery. They disappear, never to be seen again. Never see their families, never see. Cyo ngwe rwose ingugwe isomo nundi musimuzanye kwa mafuti nkari mu mafuti nkanga mukora amakusanyira gunyemera. Me sick. Wa mujinga wo. So I tell you what, Ufata abana makabatanga imiryango yabo nuzonye kubona mukabatanya n'imiryango yabo burundu. I'm just gonna make it painful. Cyo sasa ubyishurire. Namuniga. Ngo tarayimena. Mujinga gusa. Aramutunganya muzehe ugirira uko ridashira muzasigara yasanye muzehe Cyizere nundi munsi. Banyeze go sako nagasohotse ni ntuza. Sama yako mwakoroka mukamana. Ukora hanga. Actually, got quite choked up. Argose nganye namuzehe Cyizere gose aza kuganira. Cyizere gose mwana uko murabeho. Mu kapana nyine komeze kwihesugire nuko.
bagasohotse baramurangiye hafi y'isoko niho mugenzi wawe byose bikorerwa ngo babatoreza ndetse n'abo n'ishuri riri barandangiye I asked him. tugende nkwereke arerekera More on that later. Now over to saha neza gusaka kwa mugenzi kwanuza mugenzi wa mugore nyiri hahandi hambere basenye aho baje mugenzi gose muri ya company yabo wa mushinga wabo w'Matimba Dalili hana amazanya kuri Dalili ana amazanya kuri yaje za kunitwa Zana Boss. Yego boss ndakumva mugenzi boss Michael Madison Ano. Sana gose nacyo ndaje yeah mugenzi wazo yamenyekanye bamenye ko wabihaye ari Bradley Gardaniels tayari bamenye mugenzi wanamuvumbuye ko yabinjiriye cyane za ku ruhande Brasigara hanga saganje nyemaza mangana n'abafite muri umuna wawe sibyo mukuzanire mugenzi mye gufasha ndetse nyo gose afasha ko umuntu umeze nabi ukeneye gufasha mugenzi bwa rimwe Sasa nizo gose kwa boss bamenye ko ari wabinjiriye muginga nguyu Get that out as soon as possible. Nacyo gose cyo gihe cyo gese gatone tumushake hakiri kare ko yatwinje gose yaje amaramaje Gyase bacu bose asige babyuka amenye ko ari muginga nje mu kazi kacu waje kutuzonga Bageze bangana banyiri mushinga wa hehe Matimba Allo ndakumva ngo yishwe niki bamunize yanizwe nande yaje baziki rahira You can spare me the details. Sana se wongeze ko amakuru yuzuye nyine nabyo nabimenye Saya murakoze Okay, all right. Saba ntacyo ndabyumva Bakimyenza amakuru ko muzehe Cyizere yapfuye Cyizere nyiri African movie hamwe hajyaga ava abakobwa bacu beza batuzanira nabo bapfuye bamwishe muginga yaje yamaramaje yabanje mu kazi kacu yageze no kwica bajyaga baduha abakobwa ndetse ngo yamunize atezo karagenda ntibazi wiwe mwishu wari we saba amenye ko yapfuye ashize amasaha 2 babona atava muri biro basanga ijosi rye ngoto bayimennye bamufunnye ngoto Same story. Zenge nguri cyari ya yindi umuntu numwe arimo gukora ibingi byose I guess he probably will hit us again. Karabaye gusa bakiri amashusho ye bamenyeza ko mabonye isura ye byatinze magara ko bamenyeza ko boss Hello? Yego bamenyeza boss Eric Roberts You're a risk, Bradley. You went off the radar after your last job for us. Erega gose Bradley kuba aragenda so mpamvu no guhigwa mekano kanya kuva wagenera ibyo natwe kazi kacu karazambye ndetse wari ufite byinshi waruzi You couldn't be relied upon. You became an unknown. utaje ngo ngiye gukora kazi kacu na muzino natwe tumasasike tumaze tuguhige ntabwo agenda ngo ngende ugiye Got the requested goods. Yeah, but you don't just disappear like you did, Bradley. Erega gose Bradley ntabwo mu kazi kacu gose ari ahantu wisanga nguze ne ushaka kugenda ugende gucyo upfa kwibone kose And we couldn't find you. We never had that happen before, and that worried us. mbere wose narakubuze gusunguna gufite sasa ntabwo kwanja kunshika kugende Developed a conscience on us, buddy. You became a liability. You know him. Kuva wagenda wabaye nkaho uri umwenda twishizwe ko abajyaga bagwa akazi bose barahavuye One of us is gonna die. ndetse menya ko hagati yanjye nawe umwe n'utwe bwagomba pfe kugira ngo umwe abari cyo kumuhiga karabaye akazi karaha ataje ngo akore job ngo banyeze bayimuhaye baramuhiga senye gose nyuza ko kwanuza kwa Ana ni Ana Pil mukamana yameza ko ka telefoni bari mu nzu yitsimbye mugezo na Bradley amagara nyina wabo boss menya Bradley ari East London. ndahabonye muri East London yaherereye mekano kanya Batch team 2. Nacyo gose byinshi mumwoherereze baba mugereho mugenzi ngo bwari mwabanye yabonye ka telefoni ahamagare mugenzi nyina Где ты, дорогая, где ты? Где вы? ndetse mugenzi gose baravuga ikirimi kiribinga icyo nango mucyumve nge ntabwo navuhimba himba hangaha Когда вы будете? Когда? baje mugenzi mu kazi mu mujyi muri kapitale Где вы? abagiye gushaka amafaranga ajya yankuriye telefoni barazibatse nta byangombwa baracungwa ndetse nk'amatungo sasa ku ruhande mugenzi Bradley bamurangiye ndetse ngo hafi y'isoko I want to go home. Sinye gusa kunyeza ko ku ruhande mugenzi bwabo bwanaranga babuza bwana butoya Again, don't you? Yes. Well, then this is the way to do that. If you don't, then I don't know how long it'll be till you. bawe ntukageze imbere y'abantu ngurira urumva je bitona kamenye ko gushira isoni byo tuma nakazi kacu gakora neza Sister.
And it'll be your fault. No. Menya ko gosanga koza akazi kacu neza nibwo uzawugenda nemera no kwa wabona mama na mukuru wawe sibyo? Then are you going to be a good girl? Ndetse gose bakana kaza sibyo? Ube akana kaza imbere y'abantu bose. They're nice people you're getting to meet. They've bought you a present. All we have to do is be nice to them. Uyu munsi y'ugwa n'abantu beza ndetse gose umwana mwese imbere yabo kugira ngo umwana mwese imbere yabo nawe gose umuntu w'ingenzi. Everyone's scared first time, but there's no need. Ntabwo se ugiye guhura n'abantu ugereka bwa mbere ugira isoni. It's just grown-up games you're getting to play. Erega gose ugiye gukina imikino y'abantu bakuru, it's just grown-up games you're getting to play. Ugiye gukina imikino y'abantu bakuru. Now you go with Sarah. She's your friend. She'll look after you. Ndetse gose kume hafi ya mugenzi wawe Annette mujyane sibyo? Right. Saba rero. Mwese mwitegure icyo tujye mu kazi. If lots of guests. Mugenzanga n'ubwana ngo bujye kujya imbere y'abantu bakuru nse ngo bamenyane. Ubwana buraha. Ubwana bwinshi cyane. Come bitches, move it. Now. Mwese ni muza abashitsi bagiye kuhagera mwitegure tugende. Imbere y'abantu bakuru ngo mugenzi ugiye gukina umukino w'abantu bakuru bawumenyere. Ubwana buti imyaka 10 ningahe. Tugende yewe. Ya, ngubwo. Mugenzi ngo yakaje. Araba murangi. Ejo Cyizere afite umunyazano yamurangi. Arahaza ni Bradley. Yazanga ari koroza banza amenyere koko ariho yarangiwe neza koko mugeze ngibinga bari indani. Abakobwa bakuze nabo n'ubwana buto yanga abapapa baragura. Nibyashuga daddy. Uza kuno hanze mugeze ngo umunsi mukuru ugiye gutangira byinshi gose ngo bujye mu bantu bakuru bamenyane. Nebyanga nyuma y'inzu ngabwo ubwana buruzuye. Gose no bu under 18. Ibigabo bikuru ngibyo bigabo bikuze. Beze nka Elia. Arabireba ntiyavuga menshi. Cyari igendera. Ndetse rwose angaha inzu ngiyo ni hehe hafi y'isoko. Ya Nyamirambo. Sego sanga bwana baraza tugende mwana baba kacaho. Ya bajya kwicundeba. Kubwana buto yababyaye do hakana do kare kuri bombo target acquired. Namubonye muginga mumuretse gato mumureke gatoya mumureke gato mumuretse gato mudateza ngo intambara mu mugi ko ndamuza rwanya aho ngaho abisi yose yayirimbira mumuretse mwitondere. I want him rattled. Ndamukeneye musabanza mu mugogere mwitonde kuyo ngo yakaje yatashanga mu rugo baraye igeze mu nzidani. Wa mukobwa yahamagaje telefoni y'uyu ngo yakora amakosa. Yahamagaye indi nimero bamuvumbuye tayari. Yezo nyezanga ka ana pil. Umwe yafashaga. Mugeze hafi. Ko ubwo banza bitagenze neza. Bamurashe mu mutwe. Mugenzi bwari mwarafasha. Ubundi yoza ari umwicanyi. Yari yihaye imyeze nego ko yafasha abantu bwari mwe. Ibyatinze za ku ruhande. Bamuteye mu rugo rwe. Azanga. Bari bamurangiye ahantu zafi isoko. Yije muza Rwanda. Dere ku murinzi bose akubita. Sasu. Inji arasa nagutoranya. Laka Gary Daniels Gary Danieri filime ni y'umwaka we. Screen traffic iko back screen traffic Masasu yaje arahana gusa arahana bahohotera abandi Masasu nyayo. Abaje ahangaha mu munsi mukuru wo gutaha abana babandi abajemo Faya Masasu nyayo arahana n'umuharnyi gusa arahana. Yewe ngirira imbabazi mfite umugore n'umwana nawe aramurasa abandi se bonago babyawe wa mujinga we. Abana ntago babyaye mu kinisha mwangiza aba bakiri batoya. Zanga ha ku mukuru hari kira ku ruhande niyo meze nkakuze kuzemo. On their way. It's going to be fine. Yemwe ba police yaje mu gikibazo baje ko batabari. Ngekako ni foto. Mwana ari he? Jessica Peel. I don't. Jessica Peel ari he? Jessica. She's not with us now. Yewe ngo ntago tukiri kumwe hanga. Bought? A gentleman of ours. Hari umugabo hanga waje namugura. Sir, he bought her. She's with him now. Naho tujya go sanga umugabo wamugutse bari kumwe ari hehe? Where are they? Ari hehe? Andres. Amsterdam. Bamwita Andrea ari muri Amsterdam. Andrea's diamonds?
The merchant? Navuga umugabo bita Andrea ufite inzu yitwa Diamonds. Yego nawo mukire nyine. Aramuzi. Kugeza ngo umuhergo muri Amsterdam wamuguze. Shira imbunda ku rutwe. Yirimba base gusa. Byanze ubwo yasigarira. Bagurisha abana. Sasanga kuri polisi ibintu byazambye mu mujyi. Allo ahangaha munavugana na afande nige tuvugana 423 Eastwood Walk. Ngwino rwose ugera ahangaha ku isoko rya ntuza rya Nyamirambo ibintu byazambye abantu baricanye nanone. I'm at Western Park House. Ndetse rwose ni inzu nini cyane yari inzu ya muzehe Cyizere barateye bose barabamaza. Mutabara batabarwa bajya gushingurwa bashingurwe munenga ibinengwa ibitanengwa mushime. Western Park House. Mutabare mwese karabaye rwose barahageze. Ya. Asigana tabaje. We yaje guhana arahana mu mujyi. Ubakageza hanga. Umugabo yabaziye. Yakoraga job y'indyango urya yaratuje yari ryamye bamushotoye. Sasa byo byiza tabara kana gato byise ngo ni Jessica Anna. Nako Jessica Peel. Bagenze kavugana na Anna Peel. Abagabo hanga yarashe maguru honyine. Abo yarashe mutwe bari mbarwa. Nabari bazamuye ikimbere n'ibiburiburi. Ah shit. Cyao umwanda. Byatinze. Sasa akomeza kwa medicine. Boss. Niri gushinga umushinga wo gucuza abakobwa imatimba umushinga bawinjiriye. By your man Bradley. Bamwe mu basore babitanga ni Bradley niwe umeze ngaho yatuzengereje. Completely destroyed. Naho gose yari arimo arangiza ibyacu byose yatwangirije. A fuckload of heat. Umuginganye rwose ni mubona nanjye namuhitana. Leave that to me. Nimbe nawe n'umubonye wamuvanye amuza ko nanjye ndamushaka. Afite byinshi byanjye azigana yavuye mu kazi yaragiye. You know there'll be most. Ni ntagondwa nanjye namubuze namushatse nagafatika. What about this Bradley? Find him. Mumushake. Uzubwo yakaje yaje ku ruhande. Hawe nyemeza hirengeye. Yamya ko mugeze utwe Jessica ari muri Amsterdam. Ndetse mugeze twngo ni Andreas. Andrew Ndereya. Za kuranda hitaruye. Umugabo akazi yakoze kera hose aracyabyibuka ashize amezi 6 mugeze wonyine avuye mu kazi. Kujya ubajyaga yikora arabizi neza. Ndetse yahoze muri job y'indyango rye. Kirahanga arabazaga. Nezo yagiye yitaruye yagiye ha wenyine. Shanga telefoni ye. This morning police raided the largest pedophile network discovered in London in recent years. Shiramye ko gose mva ka radio ka FM. And women were arrested. Authorities refused to say how many children were involved. Anatunganya ngabitunga ngafata ko passport ashiramo igifoto kiwe kindi. The vigilante tip-off, or that any of those arrested were injured. Passport y'Ubwongereza UK United Kingdom kirahangara abaje. Is strictly procedure. Batabaje abasore benshi bashoboka byose bashaka umugabo yabaye umugabo. Nwajyaga mu akazi ubwe yahabye executive. The executive niko bamwise. Chimbere ni baje. Yemwe bashatse hanga haja muze. Baje ari benshi. Bamutumyeho na tumwaho Gary Daniels iri ngo maviye ni nkokora nibi bangumi nabahati nkokora namangumi byihuse nabangutse arabangutse naka Gary Daniels bana y'ibyuma umusore mugenga ntabwo yoroshe aracyabaha banza nabazi bakoranyeho mwana wavuye mu gihugu uragenda boss rero yatumye ngo tugushake ungu ni wari wanted koza higa arimo arahigwa baraziranye barakoranye ari kumuhiga yanze kwita mu kijobu yanze kwita bamushyira hasi naganga imigeri yikora imigeri ye ntago ikora hangaha mbirigi yamuziye Mumi ibwa arayumva baramudaha mushyira hasi cyambirigi cyamuziye kwambirigi ntago rwumva Kumi ko nawe bitanga naco bitanga byaragitanze rimwe ryabyaye abiri. That was another royal fuck up. Ibi ni nabyo byazambye
sanza ko abagabo bahamatabaje ntako batageze byose myenzi yo kuzamba Whoever the fuck else showed up. baje myenzi ko executive abayereza ingabo nazo nta kintu zamase. Sorry, but Yemwe mwihangane. now's not a good time. Ntacyo bugiye muko. What? Yesu ushaka iki wowe? Okay, just stay in cell. Ntacyo vuga n'icaka. In bonds. Mabuja amaze amezi gose nago mu kimpembe. Just a Ndakora ahangaha murambwira ngo ejo ngo barabibye ngo bafunze ngo imishinga yanyu nyine nguhembwa ntayi iwacu. rent money. I'm out. Urabizi gose mfite nafite umwana nasize mu cyaro musikana na mama. Week. You know I can't give you an advance sale. Ezo gose mukona haga amafaranga yenda nayo kwimya bizi ko nkwishurira mu gihe ariko. Girl, you should be a model. I keep telling you. Come to one of our dress parties. Ese undi wagiuza mu minsi yacu ko dukora ko nawe ukabona ukuntu dukora akazi kacu kabona ari kujya byinshi ko kujya gumanga mu kabari konyine. Be perfect. Heard there was sex. No se ushaka za muri akazi kakamwambwe mbere ngo nsemo ko kujya nicuruza ko nabyanze. It's a model party. Umva nanga kwicuza akazi kacu dukora dufite n'imishinga dukora myiza uzahaze basi wenda ukijyo nasanga sana guhemba uzaze ndagutumiye. Ubwo rero avangiwe. You know, you could get discovered. Could be your lucky day. I mean, wenda wona hageze wenda banavumburwa wasanga ari umunsi wawe kugira ngo bakuvumbure we discovered wasanga umunsi wawe none umunsi wawe mahirwe. Takes, you know, you just flash a smile. Zazo usekira abantu babahari dukora bwose dufite ukuntu dukora kandi byiza myenza batumira n'abandi bagiye baza mugenzi muri ya minsi mikuru yabo byose byazambye hanga baramwishyuza ntaga akazi kagenda neza kandi boss n'uwenze nawe yaje 2K. fatango sigende ugura imyenda wambare bitunganya asigaye uzaze munsi mukuru ndagutumiye Get a sexy outfit like you're on. Gose wambare imyenda iri sexy kubereye wambare bwaye haye uzuzukeye yakira taraje mva You take this, you show up. amafaranga ndayaguhaye yo kwitunganya uzambaye neza uzahagaragare ntumbeshye ko gacahura mpagasa ntaga hembwa ameze bayange batamo amafaranga y'umushahara Far, far away. yewe ibi ni ikintu nabwo giye bapagasi banje reka boss byo nkanda bizi neza It's a girl last week. ko bwarahangase kabavuga nako meba kandi junde namuzi na jumu ndanga bari bamwenda n'abagaburira nesigena bigusi kuza tunabitaho barike It's time for that. ako twumvikanye kazi ko bogasi bose bafite kwitabwaho Are you gonna tell me about the girl? ese wambwiye yanyu n'umukobwa ngo barimo gushaka bari n'umukobwa nyabaki Some politician got overzealous with his. umukobwa nyine aho ngaho twahaye umunyapolitiki aramujyana gusa nyine ngo byabaye irabu Ended up in ICU. nyine naraje ngiye kubwira sinabivuga nyine gusa nakora nyine hangane ndabikibona nk'umuntu mfite ubundi bigenze yenze bose arabyumva Pagasi tangiye kwizamura abapagasi nanga kibahemba abantu batangiye no guteza ingaru z'abantu yagurishije kera What? ikize kandi boss aramura kugeza tangiye kurengera bintu byazambye nagutuma ngo higa umuntu umwe yabaye umuntu umwe barimo kunzambiriza akazi kanje gose yakishe no ngo ngwiki byatinze ku ruhande muri Amsterdam yose wageze ni Bradley Daniels magare nyirizina aje gushaka abanyazi umukobwa umwe ngo ni Jessica Peel kana gatoya yenzemeye gufasha ndetse bakabirangije yihaye intego yihaye inshingano akenshi Amsterdam ageze arayizi Bradley. ndetse anga yaje kenshi Bradley muvugana I need supplies. nyene gose umereza ibikoresho Nothing long range. kana kintu kirenzeho. Small and reliable. Give me an hour. Umere gose tuntu cyo twingenzi nakenera That's it. muri uyu mujyi naje nje mu kazi mfite akazi nje mu kingenzi tanga yajya gaza kenshi afite ibintu kuko sako nahabwa ibikoresho bya job ndavuga nyine byo utakwambutsa winjira ku kibuga cy'indege unasohoka ahanga babigurira mu gihugu indani yatsinzanga batanga ka envelope bamuhereza ibyo afite kumuha yatse byarawuzi nawe yahaje kenshi ni muri Rotterdam Amsterdam kwa kaja ku ruhande abo yaje gushaka arabazi babona njye basigaye batuye shiranga mu nzu nini hasi ni hoteli hejuru abatuyemo gusa ararinzwe cyo ku ruhande
zanga mu bwiherero banatunganyiriza banafurira imyenda ya hoteli amaswima amashuka. I'm a little lost. Ye nayobye. You can tell me where room. Rwanda nyano hari icyumba rimwe 05 cyanga aho zamuke utege escalier nako uzamuke muri essence yiba ko nifunguzo. Urakoze. Nerekera. Yitwaje ibifungura ngaha byose bikeneye by'ingenzi. Akoza nga paka bose batuye aha ngaha. Bakise ngo iki? Skin traffic. Barinzi babandi. Bamuvuba vuba. Twashaka. Yakaje. Lakaje Fahi. Masana nyakuri. Yagukiniye twinshi. Jefahi. Kuyakinjiye yaje aho Jeff ari yitwa Ndereya Andrew Chandelias za kwa Ndereya ni yikanga ubanza muzi banza baziranye tu. I was wondering when you were going to arrive. Date rwose nibazaga ni ryari uzagera aha ngaha. Then you know why I'm here. Ndacyaga bivuze ngo rero uzi impamvu ndaha ngaha. Executive. Yaba ari gitifu, executive, gitifu. Kama gitifu ni boss wa Bradley, wa Gary Daniel. Oya. I'm not with the executive. Ntabwo njanga n'umwe na gitifu. Aren't you? Ezo ugutumye. I'm here for the girl. Njanga gutora umukobwa. If that's what you believe. Nese ne kubyizera karabaye sasa. No games. Ntabwo njanga gukina imikino ariko. I'm here for Jessica Peel. Njanga gutora Jessica Peel waguze umuzana hanga. Never heard of her. Nako musimuzi karabaye sasa. Don't make me ask you again. Babaye mva twumvikane datuma nojya kukubaza bayenze rimwe mbwira hari ni hehe. You may not believe this, but you do work for the executive. Ndakeka ntago wabyizera gusa ibyo ukora byose urimo korera gitifu ni hahandi. You do as I ask. Nako ko ibyo nkubajije yo ngusabye. And I'll make this quick. Ndetse rwose n'umwibuke umukobwa hari vuba ntago nanjye ndi butindanga. Otherwise I'm going to take you apart piece by piece and you. Ariko no butambwi yahari ndakuvananga ngujyane mu mufuka mwishashi kandi ndagupakira mu bicece. Ndakubaga ibicece ngujyane bunyamanyama. You'll be killing an innocent man. Uraba wishe umuntu w'inzira karengane rero. Dafite icyazo. Nge ibyo byose mbona kimwe ngiye mbiziho. They mix truth with deception, black as white. Urabizi rwose wagutumye abe bita gitifu nubwo atazukara gutumye niwe muntu mbere ubaho ubeshya ukushaka kubeshya ko umwera rumwe kandi umwera ubwo bigaraga ko ari umukara. And grade labs and overflows. Ndetse ukajya mu ntambara azukira mbara urwana ariyo ntambara ye kandi uzingo murahanganye. Every piece of information they give you. Ugasanga amakuru asa guhamba ari amakuru apfuye. And then you may think you're getting from them. Ndetse ukabuze ngo amakuru yose babavanye ko bavana ngo mbere hose yariyo kandi bakubeshyaga karabaye sasa. Bawimbeshya ariko ushaka kunyinisha imikino hanga. This is nothing more than that. Nge rwose ntabwo naje nzanga na gitifu executive. Eric Roberts. How many of those men knew who was sending their executioner? Urakeka abo ngabo bose mwarwanye wishe bari bazi batumye wari we. How many of those men knew the executive? Urakeka bari bose baje babaza abapagasi ba gitifu mwahangana gakeka bari bazi shebuja bamuzi none bamuzi. And they were allowed to live like yourself. Nabo barango ngo bakora akazi nk'inyamaswa ntabwo nkuko nakoraga mbere hose. What did they tell you? Ese bakubwiye ngo iki? That I'm holding the key to some precious information that you. Ese waba ujya kuzanga bakubwiye ngo mfite imfunguzo ngo zanu ngo ari ngo amakuru ngo yemeza yibanga. And kill it. Ndetse ngo uzanga unyice ngo ngwe izo mfunguzo. Niko bakundumyeho. Sure you believe your mission is just. Cyangwa nakeka batumye uzanga uzi ko misiyo ugiye mari misiyo ikwiriye ndetse misiyo gose iri mukuri. Your mission is just. You're obviously very good at what you do and you would never kill a man for no reason. Ndetse bashaka kwenda ko ngo iyo ishe umugabo kuhatata impamvu mwishe gukoza amakosa gusa mwishe kubw'impamvu watumwe gukoza ikintu cyanyacyo. That's why they gave you a reason. Nanjye niko nabuze nabuze taka nkora executive ngo nkora mpaye impamvu. Mugenzi sasa ngo yaje gushaka na mugenzi nawe ubwiye. Yabaze mugenzi ari umupagaso wa gitifu. Bose bazo bica batumwa bagahembwa. And kill again until you obtained it. Ndakeka nako koshaka kuba ukiri mu ngiri babandi bica ukicwa mu gusateka byose wica utazi impamvu icana yihe. Sure you believe your mission is just. Ndetse kuva ko ukora misiyo zikwiriye ziri mu nzira nzima. You're obviously very good at what you do and you would never kill a man for no reason. Ndetse rwose uva ko ukora akazi kazima mu gihe cyose wica abantu utabica kubw'impamvu. And that's why they gave you a reason. Iyo mpamvu hawe sibyo byo kuzanga kunshaka. And now you're doing exactly what they want you to do.
ndetse usingwishe musore muto muri kano kanya uri muri akora icyo gitifu ashaka kugira ngo ukore nubwo utabizi. Never killed anyone who wasn't guilty of the sentence I gave them. Oyangiye rwose nyakuzanga naje hamwe tugeze tuvugana na Jenjo wisanye. Of course. Ni kubizi. Truth with lie. Erega kabarebo iki cyose bakateka bafata ukuri bakakugira ibinyoma. Lie with truth. Ndetse none bagafata none ibinyoma bakabigira ukuri. How do you know all this? None kukintu gutubizi. Because I used to be a pawn for them. Kuko nanjye nahoze ndi umwe mu bo bakoreshaga. Just like you are now. Kuko nawe kano kanya umeze. And I worked for them. Ndetse nanamukoreye gitifu. Namukoreye rwose nitanga willingly bikora bishaka. Until I asked a question, and once you start asking questions, well, then you're on for them. Naho zanye rwose mbakorera. You are now. And I worked for them quite willingly. Nakoze rwose akazi ngakorera ngakunze kandi bishaka. Until I asked a question, and once you start asking questions, well, kugeza ubwo nanjye natangiye kujya mbaza ngese kuki nkora akazi nanjye kujya no sasa mbaza bama akazi ngatangiye kubaza ibibazo byinshi ngo nawe usigaye ukunda kubaza ibibazo mbere gukora akazi. Time is limited. Nibwo natangiye kujya mbaza nanjye kubaza ibibazo mu kazi nkora ntajya ko umwanzi wa databuja. You have less time. Nawe menya ko kano kanya ntabwo ufite igihe kinini kuba ukiri kuri iyi si usigaye baza ibibazo. Because every job for the executive is temporary. Kandi iyo utangiye kubaza impamvu sobuja kurakara nuko akazi kose tumukorera ari akazi katahora uko igihe kirekire. Did you do? Wakoraga iki sebo? They needed to keep me alive, and they found a way to ensure that. Ngiye bifuje ko nabaho ndi muzima ngomeze mbakorere basangana gushoboka nagora nakomeza gukora akazi kabo narabangiye ndigendera. Ubu ndimo ndahigwa. Ndetse kugira ngo ngume mbakorera bafasha bona kundaga. But you're a widower. Bivuze ngo uri umupfagabo nawe ugeze n'umugore. Your daughter's tutored abroad. Ndetse umwana wawe nawe baramugurishije mu mahanga. Yego. Yazara byumva. Bivuze ngo nuwo yaje kwiganga byenze bajya ngo wige amuhige namara kwigwa amwice ku boss nare ko yamwica. Yafashe umwe mu mapagasi yize yajya ku cyune mpagasi nawe boss yari yarabuze. Karabaye. They killed your wife. Nishe umugore wawe. Nabizi. They're holding your daughter. Ndetse bafite umwana nawe namubonye namusize. Sike. Maybe you should have a seat. Nacyagana nagwa rubizi. Basi Charles tuganire. Bari abagabo na polisi y'umujyi ubwayira bakorera. Nawo unuvuze ngo bafunge nagafunga bagifunzwe ngo bamubajyanira. This is the girl I came here for. Adore umwana nashaka gushaka. Simuzi. School? Ane bavuze ko yari mu ishuri ngo ndati yego. Oh, the school? Yego swamba mu ishuri twishuri ndarizi nanjye rero. I know of many such places. Ndetse gose aho amashuri menshi yose ndayazi. Gusa ntanga abaho yo kugira ngo sobahimbe ngo bavuge atanabaho. They use them to extort and blackmail people. Bayakisha babeshya abantu ngo muze ngo muzaba abasitari ngo menyekane mu kine filime mu ririmbe byahehe. Has a camera and a microphone completely covered. Ndetse gose yageze usanga hari kamera na mikrofone gusa byo biguma ngo nta cyo kintu bikoreshwa. Then why would they have me close it down? None kucyo bashaka kugira ngo bafunge. There was a woman there. She gave me your name. Ko nahageze njya kuri iryo shuri mageze nibwo nasanze umugore nawe wongeye amazina yawe. And they tried to kill me. Ndetse nanjye bagerageje kunyica. But they couldn't. Nako nagugeze nyine ntabwo bakwishe. Circumstances changed. They still want you killed. Niyari bivuze ngo niyari bizama ariko azagukina uri mupfu gusoma kano kanya gukina uri muzima zo gukora akazi. And created a new opportunity. Ubanza uceme kano kanya bwongeye kuba wabaha andi mahirwe kugira ngo nanjye bambamure napfe ko bananiwe kunyica. And the woman who mentioned my name? Ndetse uriya mugore wavuze amazina yanjye nawe ubwe. She would have been told that I was the reason the girl was moved. Ndakeka nawe ntabwo ashaka ko yarazi impamvu ubwo nawe yarabwiwe ngo azavuga ko ari nge impamvu yajyanye umukobwa. They all would have been told that. Nawe buriya yari yabwiwe ngo nawe nuzagusubize gutyo. Because no one had any idea who you would interrogate. Kuko muri bose ntago bari bazi wenda ndi muri bose uri bubaze gusa bari bazi ko uza muri iriya nzu wese ubaza wese ko umukobwa yajyanywe nanjye uzumpige. As to why they wanted you to close that place down. Niyo mpamvu bose bifuje ko arana mu bishobotse wanaha bafungira uzurwane uhangiza hafungwe. Because you're a pawn in the executive chess game. Kumeze nka ukora akazi ndetse meze nka urumwe mu mama turufa kweshwa na executive gitifu. Sacrifice for a greater strategy. Maybe they wanted some people silenced. Ndetse uri gitambo kimeze nka gitambo gikomeye bagira ngo bakoreshe mu ngo abantu bamwe nawe bafunge iminwa ubazibishe. People in their pocket. Meze nka abantu bose gitifu nane kuba yashaka kano kanya ugiye kujya kubahiga. No. Uhanganye nabo tabizi. No, unfortunately is whatever business of theirs you disrupt, they have many others to go to. No one business also bijyemo wangiza unarasa n'abantu bose bahari. Hose ngo uhangishe ntacyo bavuze kuko ya mugabo afite business nyinshi n'undi akora zidasanzwe. Zengo hariya wafungishe na ahantu hamwe mu hantu ijana yari afite. She's real. Nako mukobwa ndabizuka n'uti gose hariho nyine byanye gusa kumubona n'ikibazo. Merely actors on a stage that the executive created.
I still need to find her. nako mfite kubona uyu mukobwa Could be anywhere, my friend. nyine wasanga ari aho hose kuri sina gusa tuzari nte wasanga afite ahari tu I made a promise. Then you need to get the executive to reveal where the girl is. ate rwose mfite umunasezeranyije ko mfite gushaka umukobwa ati sasa niba warasezeranyije umuntu cyo gihe sasa ugenda uvuga na gitifu ubwe akwibwira umukobwa ari Sure. But how do I do that? aramunyereka gute se Need the girl to lead you to the place that the executive wants you to be. shaka umwe mu bakobwa asigaye akuyobore aho gitifu agira ngo muhure uhajye Next step after killing me. cyo nyifite kubakora ko bari buriya bapanze ngo numara kunyicana yasaga bakuyobore ujye aho gitifu mfite gurira nabwe akwisasa nakwiyicire But I broke that plan. nako impango yabo nayangije ko ubwo ntabwo nakusha gutuma turavugana Yes, you did. wabikoze koko But they don't need to know that. ariko ntago bakeneye kumenya ko impango yabo wayangije wamenye ko udafite kunyica